nanjye ngo intara y'Amajyepfo nanjye nshimira cyane iki gikorwa cy'indashyikirwa cy'abanyamuryango ba ARG na GARG mumfashe tubashimire cyane. Icyambere mbashimira ni uburyo mwafashe umugambi mwiza mwishatse mw'imbaraga nyuma y'ibikomere bikomeye mwasigiwe na jenoside yakorewe Abatutsi, nyuma yo kubura ababyeyi banyu ariko ntimuheranwe n'agahinda, mukiyemeza kubaho, mukiyemeza kugira imbere heza nk'uko ikivugo cyanyu kibivuga. Turabashimira cyane rero ko mwiyubatse, tukabashimira cyane ko mwiyegeranije mukegeranya imbaraga, kandi izo mbaraga zanyu mwamara kuzegeranya zikabafasha kubaho, zikabafasha gukura mu kagesho, zikabafasha kuba abagabo n'abagore beza, kandi ntibigarukira aho ngaho, mugashyiramo n'imbaraga mumufashe n'abandi banyarwanda. Ndabashimira cyane ko mwigiriye icyizere, mukunga ubumwe, mukagira imbaraga nyinshi cyane, mukiteza imbere, mugafashanya, mukarera barumuna banyu, ndetse mukaba mugeza no ku rwego rwa rundi abanyarwanda baciye umugani ngo indinda iba kabiri. Indinda ni ukurinda umuntu wenda muri kugendana, ngo abaho ndinda mwana wanjye na ndinda mubyeyi na ndinda mwana. Reka wenda misobanure, yuvuze ngo ndinda mubyeyi ni kwa kundi umwana bakiri mutoya, hanyuma ari kumwe na mama we cyangwa se umurera bagendana, ntihute ngo amusige, yajya kumusumara akavuga ati ndinda mubyeyi, agasubira inyuma akamuterura cyangwa se akamugenza gakeya akamugeza aho agera. Impamvu mbivuga ni uko abenshi muri mwe muri ARG na GARG jenoside yakorewe Abatutsi muri iki gihugu yabaye mukiri abana batoya. Hari rero abakuru banyu cyangwa se ababyeyi bamwe bari babashe kurokoka jenoside yakorewe Abatutsi babareze. Ubwo muri icyo gihe mukiri abana mwari muri ndinda mubyeyi. Ndabashimira ko muri imfura, ko mwagize kuzirikana. None uyu munsi mwaje mu gikorwa ngewe nakwita ndinda mwana, kuko abana barese none namwe nimwabyibagiye mwabizirikanye, mwagarutse mu ntege nke zabo nabo bafite, muri kubafasha mubagabiye inka. Imana ibahe umugisha, mwiha amashyi. Bari ababyeyi bagawiye inka, harimo warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, harimo n'uwahishe abahigwaga muri jenoside yakorewe Abatutsi. Iki ni igikorwa gikomeye cyane, ni igikorwa cy'indashyikirwa. Ndagira ngo mbashimire cyane uko kuzirikana, ndagira ngo mbashimire cyane urwo rukundo, ndagira ngo mbashimire cyane ubwo butwari mwagize bwo kuzirikana, ndetse no kudaheranwa n'agahinda, mugatwaza mukaba abagabo n'abagore nk'uko mumeze ubu ngubu. Ndagira ngo nongere ngaruke gatoya kuri ARG na GARG. Murashimishije n'ukuri. Nge maritegereje ntago bwa mbere mbabonye, nsanzwe mbazi na mbere we nawe ko mba guverineri, bamwe muri mwe twarakoranaga ibikorwa nk'ibi bajyaga babintumiramo tukifatanya. Ndashima cyane, ariko bikantera no gutekereza. Muri imfura kuko mukomoka ku mfura, mwiha amashyi. Bajyaga bava mu kwibyara gutera ababyeyi neza. Ababyeyi banyu baribyaye, baribyaye kuko murabahesha ishema aho bari hose mu ijuru. Iyo babonye ibikorwa mukora baranezererwa. Rero nk'uko niba nabyita insanganyamatsiko nk'uko mwabyivugiye ngo kurokoka bibatera gushima. Umuntu ushima burya ni umuntu ufite umutima, ni umuntu uzirikana. Mwashimiye cyane ingabo zari za FPR Inkotanyi
zabarokoye kandi nibyo zirakwiriye gushimwa. Ingabo za FPR Inkotanyi ku isonga nyakubahwa Perezida wa Repubulika zafashe iya mbere. Nimushimire muzishimire na nyakubahwa Perezida wa Repubulika twese. Mu by'ukuri navuga ngo muri imfura, hari ijambo ry'akavuga ngo imfura ngo niyo musangira nigucure warwara tugurwaza wapika girite ikakurerera. None se nidabusa gushima, hari impamvu ituma mushima nimukajye mubishara ngo cyangwa mwiyumanganye, nimwongera munabashimire. Ndagira ngo nanone mujye ku bikorwa bikomeye mwakoze uyu munsi. Uyu munsi mwaduteye iteka nk'Intara y'Amajyepfo. Reka nabashimire cyane kuba mwarahisemo kuza gukorera iki gikorwa mu Ntara y'Amajyepfo, ndetse by'umwihariko muri aka karere ka Nyaruguru muri umurenge wa Mata. Nk'uko byavuzwe, aka karere nako kabayemo jenoside yakorewe Abatutsi mbi ikabije cyane. Mu gihe ahandi jenoside yari yamaze guhagarikwa n'ingabo za FPR Inkotanyi, ahangaha yari ikiba mu gihe bari batarabohoza, kuko bari barafashe bashatse nko kuhagera hari agahugu kabo. Ariko za Nkotanyi mwavuze ntabwo zabemereye, zarabatsimbuye zibohora igihugu cyose, zibohora Abanyarwanda nk'uko nyine zabikoze. Rero kubera icyo kibazo cya jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ahangaha, nicyo gituma mubona hari abantu babashe gukeka ku icumu rya jenoside badafite imibereho myiza. Ubuyobozi bwite bwa leta bwaragerageje bugerageza kububakira inzu jenoside ikirangira, ariko kubera ko wenda bari amikoro yakiri makeya y'igihugu, inzu bantu bubatse huti kugira ngo byibura abantu bonho bakinga umusaya. Murabona ko muri iyi minsi zimaze kwangirika, ariko ndagira ngo mbizeze ko umuganda muduhaye natwe turawukomerezaho nk'intara ndetse n'akarere ka Nyaruguru. Ziriya nzu twazibonye, izindi twasonge tunazizi, turakomerezaho. Izishobora gusana tuzisane, ndetse n'idashobora gusanwa ziveho, hubakwe izindi nzu, babeho mu nzu nziza. Ndanabashimira cyane igikorwa mwakoze cyo kubaremera mukaba mwabahaye amata. Uyu murenge witwa Mata, bivuze ko mwatanze amata, Imana ibahe umugisha. Mwatanze inka y'ineza uko muri ab'ineza, mwaremeye utishoboye, bigaragaza umutima mwiza, bigaragaza kuzirikana, muvuga muti reka nubwo twe turiho ariko reka n'abatishoboye tubafashe kubaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Muri gahunda yanyu rero iyi ARG week cyangwa se icyumweru cya ARG nabonye mufitemo gahunda nyinshi kandi nziza zisobanutse. Turashima cyane ko mwayitangirije mu Ntara y'Amajyepfo, ariko akaba ari na gahunda nabonye izakwira igihugu cyose. Harimo izi gahunda zo gufasha abacitse ku icumu batishoboye, harimo kuremera Abanyarwanda muri rusange, harimo kubaha umuganda nk'uko mwabikoze, mwubatse uturima tw'igikoni, n'ahandi muzajya ndabizi ko muzakora ibikorwa bitandukanye, ariko harimo no kutwibutsa cyangwa kwibutsa abaturage muri rusange kwitegura kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 23. Rimwe na rimwe igihe abantu bashaka kubyitiranya ntabwo turatangira icyunamo, ariko ubu mu buryo bwo kwitegura. Ndagira ngo mbashimire ARG iyi gahunda mukora, ari abantu benshi yibutsa ukwezi tugiye kujyamo. Nkaba nsaba abaturage rero bateraniye ahangaha b'akarere ka Nyaruguru ko mu kwezi kwa kane ku itariki ya 7 tuzatangira icyunamo, dutangira kwibuka abazize jenoside yakorewe Abatutsi. Nkaba ngira ngo mbasabe
dufatire ku rugero rwiza ARG na JARG baduhaye, dutangire kwitegura kwibuka dusukura inzibutso zirimo imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, dutangire gutegura ibikorwa tuzafashamo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batishoboye, ndetse dutangire no kwitegura uburyo tuzajya dukora ibiganiro n'ibindi byose bijyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndetse niba no mu karere hari imibiri yabashije kuboneka, abantu batangiye kuyitunganya, twitegura kuzayishyingura mu cyubahiro. Ntabarambiye cyane rero, ndagira ngo nkuko mwabyivugiye, twese nk'Abanyarwanda ntabwo dukwiye kwibagirwa aho twavuye. Kwibuka ni ikintu gikomeye, iyo utamenya aho uva ntumenya aho ujya. Tugomba guhora twibuka ariya mateka yacu, tukibuka ko igihugu cyabayemo Jenoside yakorewe Abatutsi yari igambiriye kubarimbura no kubamaraho, tukanibuka ko twagize Imana hakaboneka ingabo za FPR Inkotanyi, abandi Banyarwanda ku isonga nyakubahwa Perezida wa Repubulika bagahagarika Jenoside yakorerwaga Abatutsi, bagakura Abanyarwanda ibuzimu bakabashyira imuzima, twese tukaba dutekanye mu rwatubyaye. Aho ngaho rero ndongera nsabe ARG imbaraga mufite, saba abaturage bateraniye aha natwe twese ko dukwiye guhora tuzirikana aho twavuye, tukazirikana aho tugeze, bikaduha imbaraga zo gufata ingamba zo gusigasira ibyagezweho. Birakwiye ko buri wese aranga asigasira ibyagezweho, umutekano n'amahoro dufite, iterambere dufite mu bukungu, mu mibereho myiza no mu miyoborere myiza, ntituzasubira inyuma cyangwa se ngo agire uwakwibeshya ngo yaza kubisenya tureba. Hamwe no gusigasira ibyagezweho rero, ndagira ngo mbasabe kureba kure no kureba imbere. Numvise mufite imvugo nziza ivuga ngo ARG ngo imbere heza, imbere heza. Imbere heza hagira hate haraharanirwa. Baturage b'Akarere ka Nyaruguru mwabyumvise? Imbere heza bimeze bite? Murakoze cyane, nako kantu murakadusigiye. Imbere heza haraharanirwa. Ni twebwe Abanyarwanda tugomba guhitamo uko tubaho kugira ngo imbere yacu hazabe heza. Nitwe tugomba kubihitamo, nitwe tugomba gukora, nitwe tugomba gushyiraho umwete n'umuhate kugira ngo tugire imbere heza. Rero gusoza iri jambo ndagira ngo nongere mbifurize ibihe byiza, mbifurize gahunda nziza, kandi gahunda muza iki cyumweru mutangije uyu munsi ku mugaragaro cyo gufasha abatishoboye ndetse no kwitegura kwibuka ku nshuro 23. Ndagira ngo na hano muri aka karere ka Nyaruguru ndetse no mu ntara y'Amajyepfo hose bitugereho, kandi dutangire kwitegura kwibuka, ndetse naho muzajya hose mu gihugu Imana izagendane namwe. Murakoze cyane, dukomeze dufatanya, dukomeze tugire urukundo nk'urwo mufite, twongera imbaraga, dufasha abatishoboye, twiyubakire ejo hazaza heza. Murakoze, mugire amahoro.